mu buzima bwa muntu no mu mitangirire ya muntu aba yifuza kubaho neza kandi akumva ko hari ibyo yazakora afasha abandi. Uyu munsi twabakusanyirije amakuru cyangwa se inkuru ijyanye no ku rupfu rwa John Pombe Magufuli, perezida wa Tanzania. Akapa 776 uri ufite ikaramu hafi biba byoroshye. Akapa ni 776 icyangwa nuko ufite izi nimero zacu kandi ukazifata zose ari ebyiri kugira ngo nuduhamagara kuri mukumva ari bizu duhamagare ku yindi. Ariko hageze kuri ako kapa ka 776 ni kuri kaburimbo etage nkoreramo iri ku muhanda juste isize amanjye y'umutuku na gris. Hari n'akazu ka Airtel n'uwo musore ukora muri akazu amuga atinyeka ka Vestina bari aho ngaho ni ku muhanda ntago wayo. Yego ni karibu promotion ziyase mama wafura twebwe wowe ukavuga uti ngewe bite n'ubushobozi bwanjye ndaho ntwa amacupa ne cyangwa 5 nashira nzaza kwitwara mu byiciro byose biremewe kuko ntaga n'umuti tugushiramo ako kanya biterwa n'uwanywe ukungana. Ubwo rero nkaho zaturutse ikibungo witwaje nko 25 n'urugero nuko yitwaza sibyo. Yego hamwe uvuga uti baransuzuma niba ducupa twagiye 5 ngene n'uvovore soza gushira umva imyuka ari yose. Umugore mucapa fimbo akirahira aho ni akanyirahira aho twinikaga. Hari umuganga nguwa aho ku Gisozi akavura numva bavuze kandi hari umusore duturanye wahaje. Yego Ariko bari abantu barapfunyikira kuko aho ngako kaba juste ruguru y'umurenge. Ego twebwe rero dukora mu mataje ngewe etage nini banza ku muhanda niyo ntuyemo iyo munsi niyo dukoreramo urumva haratandukanye. Kandi ikindi twebwe ntago tuvura nk'abapfumu ngende umusexologue n'umudoctor nibyo nigiye. So ntago ngira ngo ujye wumva no ku maradiyo abantu bashima twavuye niwe bazakwihera ubuhamya. Ahantu dukorera harasobanutse natwe ubwacu turasobanutse namwe mutugana murasobanutse mureke rero tubivange byose dusobanukire hamwe. Uzaturutse ikibungo rero umva uzazana agatoki kakandi kamwe kakanyagara kakandi iyo ufite infection n'ubu akoze imyo radio hafi yawe mba nayumvishije kare. Iyo ufite infection ubushake burabura amazi agahagarara ibyo byose yavaga nizabivura. Amibe ibibazo byo kugugana mu nda evaga nizagenda ukoze kugire mutaraga iguhindura inkumi. Ubwo bizantwara nkangahe? Ntabwo namenye kandi yaragusuzuma wafura yewe wakutoza 15 wakutoza 20 kuko ntari nagusuzuma amenye ibibazo ufite. Iza bitwaza nkayo ngayo hanyuma gusura ubahamagara wajya kwivuruka ngo dawute ngo zitwaza ngahe munose ugiye kwa muganga yitwaza amafaranga. Itamantegisiyo yanzengereje kuva kera ndumwana. Kuva na kera kandi kuva nayanjye navukanye umuziga aba amavuna muheto azaze tunasengere tureke no kuyavura gusa. Ndabizi rwose uzanasengere n'Imana nanjye njya nyizera. Ngewe rero Imana yanjye ubu yamaze kubirangiza uza usanga yamaze no kubitegura. Kuri neza hanjye ndumwana ubu mfite imyaka 36. Mwana hari ibibazo ahubwo none wagize n'amahirwe yo kubyara. Narabyaye naranivuje rwose nanivuje no mu mapira. Ufite abana 5? 5. Ufite abana 4. Uri umunyamugisha rero no kuba waravukanye ukabasha no kubyara. Umva ninkuvura ntukiri uzameka Imana senga ari bayari. Iyo ugakora siporo bituma umuti wiruka mu bice byose nta musiga. Siporo kurazo nzi uzazimenya umva. Yewe bari kisengero zikirongajya gusirimba nibyo. Apana gusirimba mwana umva se. Uzagura n'akagozi ujye usimbuka akagozi nta kibazo. Urabyibushye? Oya ndi mwayene. Utyo wowe nawe bizakunda ubwo tuzasirimbana nta kundi. Ndi mwayene kuva nanavuka sinda
byarenze ibiro 60. umuziga kandi ushaka kwiyongera Oya ntabwo mbishaka. ushaka komeza kwigira kamaneke ukabona ni sawa nta kibazo, hari igihe bigeraho bikazaba expire akashaka igitega. oya ikintu ukora kugira ngo umuti uzakumara imyaka 15 nuko kugira ngo niba urangije